Nanone ni kuri Neli ya TV1 hahandi duhurira tukagaruka ku makuru agiye atandukanye, nababwira ngo mbahaye ikaze aho tugiye kurebera hamwe bimwe mu bintu The Ben yakoze byatumye bavuga ko akomeje kugenda kubita Bruce Melody kinyafukunda. Nabonye abantu benshi gukonfirma byanze kuva ngo ni Ben ngo ni Bruce Melody. Ibyo bintu ntago abantu bari kubivugaho rumwe, kwemeza ngo uyu niwe wakubise ikinyafu undi biri kugorana bitewe buri wese n'uruhande ariho, ariko ndashaka kukubwira ngo ese ku bantu bari kuvuga ko The Ben ari we wakubise ikinyafukunda Bruce Melody bashingiye kuki, ni iyihe mpamvu ifatika ku ruhande rwa The Ben ishobora gutuma bavuga ko yari yishe umuntu hariya i Nyagatare? Ni ukuvuga ngo ibi bitaramo biriho kugira ngo bikonfirime hagati ya The Ben ndetse na Bruce Melody. Murabizi neza ko hamaze igihe kinini abafana bahanganye, Team Ben Team Bruce, hanyuma niyo ya Grove raba Bruce Melody akubita umuntu ikinyafu. Ibyo nta n'uwabihakanye na nyir'ubwite arabyemera, niko byagenze. Hanyuma ariko abantu bagenda bateraho izindi comment bituma Bruce Melody ategura Summer Country Tour agamije kugira ngo ahamye neza ko ari we nyine ufite ikinyafu mu ntoki. Uko rero ko byagendekeye Bruce Melody, kuko hariye Musanze The Ben yamukubise ikinyafu kunda ku buryo bugaragara, nta nubwo Bruce Melody yigeze ahakana, nta nubwo yigeze ateraho comment bihakana. Abe ku bafana be ab'impande zombi bemeje ko The Ben akomeje kubababaza. Hanyuma rero hano Nyagatare wakwibaza ngo nyine ese Bruce Melody yaje yiteguye aje gukosora ibyabaye Musanze? Ese The Ben yaje aje kongeramo aje no kuvutura? Hari Musanze yarakubise ikinyafu, yaje gukubita umuhini? Ibyo nibyo tugiye kurebera hamwe no kuri Neli ya TV1 tumenye se koko ninde mwami w'iki gitaramo. Habiri iki gitaramo kimaze kubera ahantu habiri, ndavuga i Musanze na Nyagatare. Ninde uyoboye iki gitaramo? Aha ni kuri Neli ya TV1 wahageze rero, kandi subscribe kugira ngo tubane. Ikindi iyi video kugeza irangiye kugira ngo nawe usobanukirwe byimbitse utuntu tugiye dutandukanye tukwereka ngo ninde wabaye umwami w'iki gitaramo dushingiye kuri factor zifatika. Aha ni kuri Neli ya TV1. Hanyuma rero iki gitaramo hari ikintu ngira ngo mbabwire, kuvuga ngo who is the king ntago turareba muri stage gusa, kuko stage bimaze kugaragara ko bose bateguye, bafite ababyinnyi, bafite usibye ko nayo turayireberaho, ariko turareba ku tuntu twinshi tugiye dutandukanye dushobora gutangaho amanota, tukavuga ngo ntabwo ari 50-50 ahubwo ni 60-40, cyangwa se umwe afite 70 mu gihe undi afite 30, cyangwa umwe afite 55 undi afite 45. Ikintu cya mbere turarebaho cyerekana ko The Ben ari we wakubise umuntu ikinyafukunda. Uko biri kose cyangwa se uko bimeze dushingiye ku byabaye cyangwa se kuri kiriya gitaramo, Nyagatare ntabwo ari akarere k'ibitaramo, ntabwo ari akarere k'ibirori, oya ntabwo ari akarere k'ibirori, kuko baragiye bagerayo nta cyabaye. Umujyi wa Nyagatare wimereye nk'ibisanzwe, urutwa n'isoko ry'Ibumbogo ryaremye. Nta cyari kidasanzwe wabonaga ko usibye kuba wenda aho igitaramo kiri bubere hari izo ngoma n'iki ariko wabonaga nta vibe abantu bafite. Hanyuma timu zombi zari ziriyo, ariko noneho timu ya The Ben gishyika i Nyagatare nibwo wese ubona neza ko none muri Nyagatare hari ikintu kidasanzwe kibayemo. Ubwo kubaza ngo byagenze bite? Umujyi wari ukonje umeze nk'ibisanzwe. Reba agasoko k'iwanyu, agasoko uzi wowe unkurikiye, ako gasoko wabonaga kari ko gashyushye kuruta i Nyagatare hano hagiye kubera igitaramo cya Summer Country Tour. Ariko timu ya The Ben igishyika, nuko ngo The Ben yari afite cortege itangaje, yari afite timu ya mbere yabari bari kugendera kuri zira nkweto z'amasketch, zira nkweto z'amapine. Abo ba mbere baratambutse, haza imodoka nyinshi nziza z'amabrabus, imodoka z'ama VIP ziriho ibirango bya The Ben Tiger, ziriho bafite amabanderori, bafite amadrapo, bafite ibintu byinshi. Uhitubona ko n'umuturage n'agasaku kenshi, n'umuturage wibereye mu nkaze yahise ahurura aje kureba ikibaye. Si ibyo gusa, izo modoka zikivaho hahise haza kwasiteri enye z'abafana bafite amafirimbi, bafite ku gasaku, bafite buri kimwe.
ibyo bituma n'umugore uri konsa umwana ahaguruka, n'umukozi uri gukaranga igitunguru bituma aza ku muhanda kumenya ngo ni iki kibaye. Ako kakiba byose bigaragara neza ko noneho hagiye kuba igitaramo muri Nyagatare. Icyo ni ikimenyetso cya mbere cya Bruce The Ben yahise akubitisha nde Bruce Melody. Niyo ngo Bruce Melody we yaje nk'ibisanzwe nta cyabaye, ariko abafana ba The Ben bakigwa muri Nyagatare. Nawe ibaze umujyi muto nka Nyagatare kwisukamo kwasiteri enye z'abantu bisize amarangi, bafite amadarapo, bafite urusaku. Wibaze ngo igitaramo ubwo nicyeta kimukira aho hantu, imodoka zururutse, abafana bururutse bava muri izo modoka. Icyo cyari ikintu cya mbere, niko gakoni ka mbere yamuzituye. Aho ngaho niho The Ben yatsindiye Bruce Melody hambere. Abafana ba The Ben, imodoka za The Ben, timu ya The Ben yari igize gute, yahise ishyushya Nyagatare. Bakihashyika wese ubona ko muri Nyagatare hari ikintu kidasanzwe noneho kibayemo, agasaku kaba kenshi, abafana ndetse n'abaturage b'i Nyagatare bahita bayoboka, bahita bakurikira abandi bisanga aho byabereye. Icyo ni kimwe. Twagiriye kuri stage rero, ikintu cy'ingutu cya mbere The Ben yakubitishije Bruce Melody, yisanishije n'abantu b'i Nyagatare. Abantu mwe buri gahugu n'umuco wako. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, buri muntu wese wubaha umuco we anezezwa no kubona n'abanyamahanga bubashye wa muco. Aha turafatira urugero ku bantu baziririza umuco wabo cyane. Abantu ba mbere tuzi ni Abamasayi. Mwari mwabona ari umuntu ujya gusura Abamasayi ngo bamwambike ikositimu cyangwa ikoboyi. Iyo umuntu ageze muri hariya Abamasayi baba, batamwambika bya bishora byabo nk'ikimenyetso cyo kubaha iki umuco w'iwabo. Biriya bintu binezeza Abamasayi kubona ko n'umuntu uturutse hirya kure aje agahita yisanisha nabo. Icyo nicyo The Ben yakoze kandi itagitsindisha nde Bruce Melody. Yaje yisanishije n'abagabo b'i Nyagatare, babaga bari mu bikuyu by'iwabo. The Ben yaje yisanishije nabo, yambaye nkabo. Ngire ngo mwarabibonye, yari yambaye iki, ingofero